amen. Uwera Mana ikomeye, data dukunda cyane, turagushimye cyane, izina ryawe ryera nirihimbazwe. Uradukunda si ugushidikanya, tugushimiye urukundo wadukunze, tugushimiye ko waduhaye Kristo, tugushimiye ko waduhaye incungu y'ibyaha tubonera agakiza yonyine, atari umuntu ahubwo mu Mana honyine akaba ariho twese tubasha kubonera agakiza. Muri ubwo buryo ukaba twese waratugize abatamyi ngo tuboneke imbere yawe, ntawo kutujyanayo nyanaka cyangwa runaka, ahubwo wewe wenyine ubihimbarizwe. Tuje imbere yawe rero dufite intege nke, tuko turi abanyabyaha ariko twifuza kuzikira, twifuza rwose gucika ku cyaha burundu. Turakwinginze ngo bitubashishe, uduhe imbaraga zo kugitsinda, uduhe imbaraga zo kukinesha, ukidukureho by'iteka ryose. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amena. Bavandimwe, tugiye kongera kwigana amagambo y'Imana, kandi ndasaba Yesu kugira ngo adufashe cyane, aduhe imbaraga zo kubasha gusobanukirwa ijambo rye, kuko niryo ry'agaciro kenshi cyane kuri twebwe. Izina rye rihabwe icyubahiro. Rero ngira ngo tumaze igihe tugenda twiga ibintu bitandukanye, ariko uyu munsi nifuje ko twagaruka cyane ku bantu bitwa abungeri. Buriya intama iyo zifite abungeri babi ntabwo zibasha kurisha urwuri neza, kandi intama iyo zifite urwungeri rubi zirona, kandi intama iyo zifite abungeri babi zirananuka. Reka rero uyu mwanya twigire ku bungeri. Abungeri baragira intama z'umwami Yesu. Abungeri bano basanzwe umuntu wese abona akavuga ngo uriya ni umwungeri. Imana ishimwe cyane. Njya nibuka mu gihe cya kera cya Isirayeli. Isirayeli bwari ubwoko bw'Imana, Imana yitoranyirije ibunyujije kuri Aburahamu. Aburahamu Imana iramuhamagara iramubwira ngo va muri Uri y'Abakaludaya, maze ugende nje kukwereka ahantu ngomba kuba uri. Igihugu nzakwereka nicyo gihugu nzaguha n'abana bawe n'urubyaro rwawe ruzagukomokaho. Icyo gihugu kizaba ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Aburahamu ntiyatindiganya, arahaguruka aragenda, asiga inzu ya se n'igihugu cya se n'umuryango, aragenda ajya kubona ajya w'Imana yashakaga kwajya. Agezeyo Imana iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ubu bwoko bukomeye rero bwaje kubaho. Uyu nguyu Aburahamu yaje kuzagera igihe arabyara, abyara abana. Igihe kiza kugeramo mu rubyaro rwe baza kuzanyagwa, bajyanwa mu yandi mahanga. Bamaze kujyanwa mu yandi mahanga, ubwo biba ngombwa yuko Uwiteka avuga ati aba bantu rero narabatoranyije, reka nongere mbacyure. Ariko ntibagomba gutaha gutyo gusa. Atoranya Mose na Aroni kugira ngo bacyure ubwo bwoko. Abo bari babaye abungeri b'ubwo bwoko. Rero aba bantu barakomeje bakomeza kuzamuka, bava mu Egiputa basubira iwabo i Kanani, banyura mu butayu barushya Imana. Imana iravuga iti aba bantu ntabwo nabana nabo, bameze nabi, barivovose, bifuza inyamira zibaha, ariko baza gukora icyaha cyo kuvuga ngo kiriya gihugu ntitwakijyamo. Imana irababwira iti nimusubire n'inyuma, mugomba kugwa mu butayu. Kandi koko baguye muri ubwo butayu nk'uko Imana yari yabivuze. Abana babo baje kuzamuka bo bagera mu gihugu cy'i Kanani. Bamaze kugera mu gihugu cy'i Kanani barahatura. Bari bafite abatambyi, nk'uko n'ubundi Mose yari yashyizeho abatambyi, ashyiraho abantu bagomba kuba bashinzwe ubwo bwoko nk'ubwoko bw'Imana, kuko Imana niyo yari umwami wabo. Ariko bageze mu Egiputa, bageze i Kanani hariya, baje kwifuza umwami ngo bamere nk'andi mahanga. Imana ibwira Samweli iti humura, baha umwami nk'uko bamushaka. Muzabisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli. Ubwo rero icyo ngira ngo mvuge, aba bantu bagiye bakomeza kubaho bafite abungeri. Babaga babashinzwe mu by'umwuka, bashinzwe iby'umwuka byabo. Uyu munsi abungeri ngiye kuvuga, ntabwo ndavuga
ubuyobozi bw'isi, ubuyobozi buno busanzwe buyobora abantu muri rusange. Genda vuga abayobora abantu bitwa ko ari ubwoko bw'Imana, nabo bayobozi bakaba bitwa ko ari ubwoko bw'Imana. Abo nibo bantu nshaka kugarukaho, abo nibo bantu nshaka kugarukaho, kuko nibo bigaragara neza yuko bamaze kujyana umukumbi w'Imana mu nzira itari yo, bitewe n'ibyo bayishakamo, ibyo bashaka mu mukumbi. Reka duhere muri Ezekiyeli 34. Abungeri ba Isirayeli bahanwa, abungeri ba Isirayeli bahanwa. Urumva ko nabungeri ariko noneho ba Isirayeli bahanwa. Isirayeli ubundi bivuze abantu bahuye n'ibyiyobokamana. Uzumva bamwe bavuga bati twebwe turi Abisirayeli mu buryo bw'umwuka. Nabo ngabo nyine, abo ngabo Abisirayeli nyine, abantu bahuye n'iby'Imana nibo bantu noneho abayobozi babo bahanwa, abayobozi babo bantu bahanwa. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isirayeli, uhanure ubwire abo bungeri uti, nimwumve uko umwami Uwiteka avuga ngo, abungeri ba Isirayeli bimenya ubwabo, abungeri ba Isirayeli bimenya ubwabo bazabona ishyano. Ubwaho kugira ngo bamenye intama, ahubwo bimenya ubwabo, abo ngabo ngo bagomba kubona ishyano rero, kuko bimenya ubwabo ntabwo bamenya umukumbi w'Uwiteka. Niyo mpamvu Uwiteka avuga ati ababungeri ngomba kubahana rero, bazahanwa kuko bimenya ubwabo. Ababungeri bimenya ubwabo bazahanwa, niko Uwiteka avuze. Kuko bimenya ubwabo, ariko kuki bimenya ubwabo kandi bazabona ishyano? Kuki ngo mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama? Nibyo bakwiriye rwose, ariko mwebwe murya ibinure mukiyambika ubwoya, mubaga izibyibushye, ariko ntabwo muragira intama. Mubaga izibyibushye ariko ntabwo muragira intama. Nugeze ko umuntu avuga ngo none se ngo nta uragiriza adakama, nta uragiriza adakama. Umwe ari kurira ati rwose ibintu binatumereye nabi, turi muri ibi n'ibi. Reka mbabwire mwabungeri mwe, murazirya izo zibyibushye, ariko ijambo rirabashingira abantu nta nubwo muragira intama, nta ntama muragira, ntazo, ntabwo muragira intama. Izicitse intege ntimwazisindagije, kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye, n'izivunitse ntimwazunze, izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Tegekesha igitugu n'umwaga hariya. Bantu Imana yishyiriyeho ngo bayireberere umukumbi, aho kugira ngo bajye bawuteranya, bawubwire bati nguru rwuri, bahugira kwiririza ibyibushye. Zabona ishyano, aba bantu bazabona ishyano. Nigendere, intama zanjye zarorongotaniye mu misozi yose yo mu mpinga y'imisozi muremure wose. Nukuri intama zanjye zatatanishirijwe mu isi yose, kandi nta waruhije azishaka
haba no kuzibabarira. Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwabungeri mwe. Ati umwami Uwiteka aravuga ngo ndirahiye nukuri ubwo intama zanjye zaretswe zikaba iminyago zikaba n'ibiryo by'inyamaswa zo mu ishyamba zo mu gasozi, kuko ari nta mwungeri, kandi abungeri banjye ntibaruhije bazishaka, ahubwo ubu abungeri bakaba ari abimenya ubwabo, ntibaragira intama zanjye. Nuko rero mwabungeri mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka ngo uku niko umwami Uwiteka avuga ati dore nibasiye abungeri. Abantu bibasiwe ahangaha ngabo abungeri, nibasiye abungeri, niko umwami Uwiteka avuze. Nibasiye abungeri, nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira, kandi abungeri ntabwo bazongera kumenya intama zanjye, ntabwo bazongera kwimenya ubwabo. Nzakiza intama zanjye amenyo yabo, ze kubabera umuhigo w'ibyo kurya. Iri somo ndaza kurigarukaho, riboneka ku murongo wa 10. Ntabwo muzongera kuzirya, niko Uwiteka avuze. Umwami Uwiteka aravuga ati dore jye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye, nzishake uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure, niko nzashaka intama zanjye nzirokore nzikuye ahantu hose zatataniye munsi y'ikibunda n'umwijima, kandi nzazizana nzikuye mu mahanga nziteranirize hamwe, nzikuye mu bihugu nzazizana nzigeze mu gihugu cyazo bwite. Nziragirira ku misozi ya Isirayeli iruhande rw'imigezi n'ahatuwe hose ho mu gihugu. Nzaziragira mu rwuri rwiza, kandi ikiraro cyazo kizaba mu mpinga y'imisozi ya Isirayeli. Nibwo zizarara mu kiraro cyiza, zikarisha urwuri rwiza rwo ku misozi ya Isirayeli. Jye ubwanjye Uwiteka uziragirira intama zanjye kandi nziruhure, niko umwami Uwiteka avuga. Izari zazimiye nzazishaka, n'izari zirukanwe nzazigarura, n'izivunitse nzazunga, izacitse intege nzazisindagiza, ariko izibyibushye zifite imbaraga nzazirimbura zose, nzaziragiza gukiranuka. Hariya izi ntama rero Uwiteka agiye kuza kuziragirira, zikuwe mu maboko y'abantu bari barazihawe ngo baziragire, kuko baziragiye nabi zibyibushye bazirya. Ntabwo umwungeri yagombaga kurya izi ntama ngo agenda azirya, kugeza ubwo cyakoze binateye agahinda
ariko reka dushimire Imana ko ibiri kugenda itanga igisubizo. Reka turebe aba bantu bakomeje kurya intama z'umwami. Matayo 23 Yesu uko yabavuze. Reka duhere muri Yesaya, hanze tujye muri Yesaya 51. Yesaya muri Yesaya tubanze twumve uko babavuze ababungeri bameze gutya. Ababungeri baje kurya intama gusa aho kugira ngo baziragire nk'uko Imana yazibahaye, ahubwo ugasanga nibo bari kugenda bazigirira nabi, kandi Uwiteka yazibahaye ngo bazimuragirire, agomba kuzibanyaga akazihundiye. Barazibanyaga rwose, ntabwo yakomeza kubyihanganira. Abihanganira ate? Kuko igihe cyo kwihangana k'Uwiteka kiri kugenda kinarangira, atakomeza kuzirekera mu maboko y'abazirya bigeze hariya. Ko ashaka kuziragirira, ibintu byo gukomeza kuzirya ntabwo akibirimo. Baraziriye, barazinyunyuje, bazigize uko bishakiye, ntabwo Uwiteka azibarekera. Arabagira inama ntibumva. Reka dusome Yesaya igice cya 56, duhere ku murongo wa 9, uwa 10. Abarinzi be ni impumyi, bose ntacyo bazi, bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka. Bararota bagahunikira, bararota bakaryama, bagakunda guhunikira. Ni koko n'imbwa z'ibisambo, hari imbwa z'ibisambo. Ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga, n'abungeri batabasha kumenya, bose bateshuka inzira bakajya mu yabo ubwabo. Umuntu wese yishimira indamu mu buryo bwose. Baravugana bati, nimuze mbazanire vino tunywe ibisindisha tuvuyarare, n'ejo naho bizaba bityo bitagira akagero. Ngo n'imbwa z'ibisambo, imbwa z'ibisambo zirirwa zirya gusa, niko Yesaya zivuze. Muri Ezekiyeli twabonye Uwiteka abanyaga umukumbi we kubera yuko ari ibisambo. Yesaya nawe arabibashinja igice cya 56, umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12. Abashinje umurongo wa 11 uravuga ngo, ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga, n'abungeri batabasha kumenya, bose bateshuka inzira bajya mu nzira yabo ubwabo. Umuntu wese yishimira indamu mu buryo bwose. Umva, ndamu mu buryo bwose. Amafaranga kuwa mbere, amafaranga kuwa kabiri, saa moya, saa mbiri, saa tatu, saa ine, saa tanu, saa sita, amafaranga nta kindi. Indamu tagira inkweto akazana, ufite inkweto akazana. Ntibahaga, ngo n'imbwa zidahaga
zidahaga, ntabwo zihaga. Niyo mpamvu Yesu muri Matayo 23 yabavuze ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane. Matayo 23 Yesu yabavuzeho, aravuga ati aba bantu reka nta nubwo bakwiriye kuba bari hariya, ahubwo umva uko yabavuze Yesu, avuga ngo Yesu aburira abafarisayo n'abanditsi, mu bari abakuru b'ishyanga, mwabanditsi bahumye mwe, muzabona ishyano mwebwe abavuga muti urahiye urusengero ntacyo bitwaye. Burya leta ntinabeshye kuzifunga, muravuga urahiye urusengero ntacyo bitwaye, ariko ngo urahiye izahabu yo mu rusengero we azaba yibohesheje iyo ndahiro arahiye. urabumva hariya ku ifaranga ukoraho akaboko kacika ku ifaranga hariya, ariko ngo urahiye ngo urusengero ntacyo bitwaye, ariko ifaranga ryo ariko izahabu iri muri urwo rusengero yo ntukoreho. Mwabapfumwe mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni izahabu cyangwa ni urusengero rwubahiriza izahabu? Kandi ngo urahiye igicaniro ntacyo bitwaye, ariko ngo urahiye ituro rikiriho azaba yibohesheje iyo ndahiro arahiye. Wumve ku ifaranga ahoho twikomereze. 19 mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni ituro cyangwa ni igicaniro cyubahiriza ituro? Nuko urahiye igicaniro nicyo abarahiye n'ibikiriho byose, kandi urahiye urusengero nirwo abarahiye n'ibirurimo byose, kandi urahiye ijuru aba arahiye intebe y'Imana iyicaraho. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mutanga 1/10 cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko niyo kubatera imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, ariko kandi mutibagiwe na biriya ntimubireke. Mwabarandasi bahumye mwe, muminina umubu, ariko ingamiya mukayimira bunguri. Urumva ko amafaranga hariya, ariko ubundi aya mafaranga, ibi bintu ni ibiki? Baminina umubu ahantu ufatwa, ingamiya niyo yanyuramo. Buri uwaguha urushundura ngo ugende ushyire mu mazi ushaka kuroba ifi, maze ifi ahantu ifi tasesera, ni urugero, ni gute inka yaseseramo muri uriya mwenge uba wasigemo hariya? Ni gute ifi ahantu itabasha gusesera ifatwa, wavuga ngo inka yizanyuramo? Ngo muminina umubu, ingamiya mukayimira bunguri. Kambabwire, niba hari ingorane iriho no muri iki gihe, ni iyi ngiyi twabonye kuri wa murongo w'igice cya 34 cya Ezekiyeli. Wa murongo nababwiye ni turajya tugarukaho, n'umurongo uvuga ngo uku ni kumwami Uwiteka avuga ati, dore nibasiye abungeri, nzababaza intama zanjye, kandi nzababuza kuziragira, kandi abungeri
ntabwo bazongera kwimenya ubwabo. Nzakiza intama zanjye amenyo yabo, ze kubabera ibyo kurya. Imana izakoresha n'ubundi buryo. Ifite bwinshi, ku buryo izi ntama zitazakomeza kuribwa, kuba umuhigo mu menyo y'abungeri. Abaranganirije ati reka ibintu twe byanatuyobeye, ubu ibya 10 ibirundo, tuvuye mu birundo ubu twageze mu yandi ngo y'ibiki n'ibiki, ngo leta yabije birarufungo, none tugiye. Reka mbabwire, murayarya ariko mumenye ko ari ayanyuma. Ntabwo muzakomeza kurya abungeri ntabwo bazakomeza kugira uyu muhigo mu menyo yabo, ahubwo intama z'Imana zigomba kuragirwa n'undi mwungeri Imana izazana. Mu gihe cya Isirayeli se ntibyabayeho? Muzabisome muri Ezekiyeli, muri Yeremiya hariya muzabisomeyo byabayeho, igihe Abisirayeli bari barigometse, baregeza karaha kajya he, Imana iravuga iti no, ntabwo ubwoko bwanjye naburekera mu maboko y'aba bantu. Ibyabaye ku ngoma y'uwo bita Sedekiya, igihe yajyanwaga i Babuloni, muzabisome muzabona yuko Imana icyo gihe Imana yakoresheje umugabo bita Nebukadinezari, igikoresho gikomeye cyane cy'Uwiteka. Cyaraje ibyo bari barishingikirijeho byose abikuraho, nta na kimwe ashigaje. Arangije aho biratanaga ngo ni inzu y'Imana, dore hariya ahita abihindura byose mu munota umwe. Umwami wabo ahita mujyana hariya amunogora amaso, yarinze apfa kinogoye amaso. Muzabisome muri Matayo. Yesu 24 avuga ibimenyetso bibanziriza kuza kwe, akabivuga byose n'ibizaranga kurimbuka kwa Yerusalemu wari waramaze kuba umurwa w'icyatwa. Imana yemera yuko umugabo bita Titusi wo mu ngabo y'Abaroma hariya umujenerali araza arahagota araharimbura. Imana yagiye ibikoresho byayo hariya ikabikoresha kugira ngo ubwoko bwabo bwere gukomeza kurengana. Nusoma mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi wifuzwa ibihe byose, baravuze ngo icyo gihe ngo abantu bari basigaye binuba cyane, binubira uburyo ki batwarwa, uburyo bayoborwa hariya. Abungeri babo barabanyunyuzaga cyane, Ntabwo rero Imana yakemera ko ibyo bintu bikomeza kuba gutya. Oya, ahubwo bigomba guhinduka uko byagenda kose. Imana igomba gukoresha Nebukadinezari, yamubura igakoresha Titusi, ariko ntabwo ibintu byakomeza gutya, ntibishoboka. Niyo ibirahira avuga ngo ntabwo ababungeri bazakomeza kurya intama zanjye, ntabwo intama zanjye zizaguma mu menyo yabo. No. Imana rero icyakanye burya ibigihakanye, niyo wagira uti ntabwo cyabaho. Uyu muhigo aba bantu bariye ntibashobora, n'ayanyuma. Ntabwo Imana yabyemera rwose, kuko ntabwo ibeshya. Ubwo ngubwo iramutse ibyemeye, ntabwo Imana ijya ibeshya, ntabwo igihinduka, ntiyanatinyuka. Ivuze ngo ababungeri ntabwo bazakomeza kunyunyuza, kurya uyu mukumbi. Ufite inkweto utazifite, oya, zongera umushyiraho ngo leta ngo yafunze insengero, ngo none ngo nyabuneka ngo baduha umunsi wo gukora inama, ngo nimuze ngo abantu mukabaka n'ibya mirenge. Ntabwo Imana izakomeza kubemerera. Handi bagatanga za ruswa ngo bakunde basenge. Ni Imana ninde wababwiye kwirya ruswa kugira ngo bayisenge? Cyakoze Nebukadinezari Imana igomba kumuhagurutsa, Imana igomba guhagurutsa Titusi, Imana igomba guhagurutsa undi muntu akaza ibyo mwigize akashyira ahagaragara.
mwajya murya y'umukene akababwira ati uriya ni umukene ntabwo yemerewe kuyatanga. Rero ntabwo ibintu bizaguma gutya gusa, ntabwo Uwiteka yakemera gucungura ubwoko buri kurira burizwa nuko buri kuribwa, ahubwo agomba gushaka umuntu buragira, uwo muntu ugomba kuburagira Titusi. Nyabuneka Titusi, muntu w'Imana Imana iduhaye muri iki gihe, muntu w'Imana Imana iduhaye ngo turengane Nebukadinezari. Amateka Nebukadinezari nzi ko ni umwe mu bayobozi bayoboye Babuloni, ni umwe mu bayobozi bayoboye isi mu gihe cyari kigoye, ariko uyu munsi wagenewe ubugingo buhoraho Nebukadinezari. Nebukadinezari, ngwino udufashe, ngaho ngwino twibwire nuko ugiye kubigenza, naho abantu bo n'ukwirirwa badijisha abantu, vayo twibwirira ukuntu ugiye kubigenza, ku buryo aba bantu batakomeza konka izi ntama ngo bazimaremo intuzi. Twibwire Nebukadinezari wacu. Abanyarwanda bigomba kugira uko bitandukana. On his way to murabanza mugahera ku induru ikavuga, bafunze amakanisa, babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiye bate amakanisa cyangwa n'iki ukabona amakanisa mu Rwanda, amakanisa bafunze ibihumbi, amakanisa ibihumbi ni iki mwarwaye iki koko? Nibatubwire Abanyarwanda ariko ngira ngo ibibazo byo kuba Abanyafurika dufite ikibazo rwose. Imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba, bituha umutekano, bituzamurira ubukungu, bituma umunyarwanda atagira inzara, atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu. Ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije, ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro nyuma yaho, ku buryo twongera tugasubira ahantu. Ubu kuko mwebwe nk'Abanyarwanda n'aba bicaye, mwebwe abadepite mwicaye hano Rwanda, ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye. Ukaba umudepite, ukaba umupasitori, ukagira ikanisa, warangiza abantu bakabishyura n'udafite, na wa wundi wabujije ibikorwa yari bikwiye kuba bimuha amafaranga, agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha. si ibyo batumarishije se? Ni ukuvuga rero abantu bavugishije ukuri, ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite, baradukenesheje. Dutabare. Ni iki n'indwara ki? Guhura n'aba rero bameze batyo, hari n'uburyo uti wenda bifite ishingiro, ariko wenda ni ko mubyumva sinzi, usibye ko bamwe tutabyemera. Uhura umuntu ariko ngo urareba nijoro nari ku musozi kanaka, nabonekewe, nahuye n'Imana, navuganye nayo. Waba wahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye. Wahura n'undi ni umuhanuzi, arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka.
mbere na mbere ngewe mpuye nawe ukambwira ibyo nabanza kukubaza niba utari umusazi ugomba kuba uri umusazi niho nahera icya kabiri nagusaba ubuhamya evidence ngibi uvuga yuko warayihuye n'Imana ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho nyereka gihamya ariko Abanyarwanda mwarapfuye mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza ariko umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira ntibibe hamwe ntihabe ahandi bikaba ahantu amagana y'ibihumbi igihugu si ubwo kiba kiriho ko mwashize mutabaho ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye hari ibyo twavutse bamwe muri twe tunashaje turabisanga bimenyerewe abantu ibyo ntabwo nzirwa njya kubibaza nubwo niyo naba hari hatari ibyo nemera nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo ndabyihorera bikamera gutyo ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano mwebwe abantu bakuze abantu bazima abantu mufite ibyo munyuzemo umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose agafata igihugu akakigira ingwate namwe mukarindagira mugakurikirana uwaturuze si ubwo yarakarabiye wa mugani w'ikinyarwanda abandi mugongo muraho mwagiye mu mashuri mwarize mwaraminuze muraho muri abantu babirasi babandi babihepi barangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira ntunamubaze utari kurantwarahe ariko ahandi muranabizi hari n'abo bica hari n'ubwo abantu bisha niba mujya mukurikira amakuru simbica nko mu bindi bihugu umuntu unera atyo w'umusazi akabatwara ahantu abantu benshi magana akababwira ibyo bakora akababuza kurya akababuza gufata iki akababuza kugira gute abantu bagapfa murabizi murabikurikirana cyangwa n'ibyo mpimba cyose n'ibyo mushaka mwebwe n'ibyo mushaka kubamo ibyo mushaka ubu muraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda barabatoye ngo mwarangiza n'ibyo murimo niba mushaka kuba abapasiteri muve mu budepite mugende mu abapasiteri ariko nabwo mbere y'uko muba abapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza ibyo bintu mujyamo mujya gushuka abantu mukabahanurira wabanje ukihanurira se bajya kuhanurira abandi bantu babwira ngo bazaba batya wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe urahura icyo ntazi urajya gushuka abantu biragenda bikajya no muri politiki no kuyobya abantu bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza uko ugomba gukora buri kintu ibyishiga bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora mureke tubazanemo urujijo bakaza bigize ibitangazo namwe mugakurikira ntawe utekereza ntawe ubaza ntawe ugira ati hari izindi manza nyinshi ngo bashinzwe ubutabera bamwe barabizi hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba cyangwa ukabambura ibyabo
na bike bari bafite bakabibura. Hari abandi baza bakubwira ko bagiye kukugira umukire, kabanza kwaka duke wari ufite bateza n'igihumbi aho ukakizana bakaguha bitatu ukagenda ukabona uriya muntu ukabiya ukongera ukagaruka. Watanze igihumbi wavanyemo bitatu bikajya kurangira bakuvanyemo 20. Ibyo nabyo ntimubizi ntibibabamo hano, hari utabizi. Ibyo rero byavuye naho bijya no mu madini, bijya no mu nsengero, bijya mu iki nabyo biba bityo. Ubu abanyarwanda mwararindagiye mufite icyo kibazo. Ariko ubundi izo nsengero cyangwa ayo madini n'abayayobora n'iki ubundi ntibifite uko bigomba kujyaho. Niba ari ibintu amategeko bigenga, niba byujuje ibyangombwa, ibyo birumvikana. Niba nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa n'ibiki. Maze rero baragiye ukuntu babarindagiza umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana. Barakuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho Imana ntiyumva nawe. Ariko uyu muntu uko ari nkawe nawe uko ari umuntu nkawe wagiyeho wowe wagiye kumwemerera guhinduka Imana gute? Umuntu nkawe ntabwo ari Imana. Ibyo avuga n'ibyo akora uba ukwiye kugira icyo bibaza. Ntabwo mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenya ejo mugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere. Hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu, ari n'ibyo mukorera igihugu mukabivaho mukajya kubita. Icyambere ibyo byose mvuga amategeko ariho, cyangwa se niba bashaka hari biri na ngombwa kuyanoza, hari ibitari biriho muri ayo mategeko. Muri hano n'abandi banyarwanda mushyiraho ayo mategeko atugenga tugomba kubahiriza kugira ngo tutaza kuba abantu bari aho bintuza gusa. Tugomba kubahirizwa rero. Ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibintu ariko banza perezida atabizi, ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi. Ntabwo nshaka wumva ruswa ngo munyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi, ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari aho ariho hose, noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo ushaka, nzabirwanya rwose. Niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana budafite uwo buhutaza. Iyo mvuga budafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo, abo bakwiye guhutara. Abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho n'aba baturage mukwiye kuba muyobora abanyarwanda.
mvuga abanyarwanda mubeshya azaca uwambaye rero mukabajijisha mukabatwara aho badakwiye kuba bajya mukabambura n'abike batuze mwebwe mukabigira ibyanyu bigomba guhagarara abandi bananuka. cya gatatu rero nzabagiraho inama nabyo mukakireba niba atari ko dukwiye. aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini makanisa mu biki bakambura abantu ibyabo bagatwara amafaranga umutungo wabo, biraza gutuma dushyiraho umusoro. umuntu araza gutunga, umuntu ajye asorera icyo yinjije. waba wakirije ku binyoma, wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe urwo rubanza rutaracirwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanza hajyeho umusoro. naho gukora bizinesi uyinjije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. yego rwose. ajye muri leta, ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi. ako kajagari gacike, kandi ntaho bihuriye. iyo baraho babivuga barabidramatizingi, barabikabya, birasa nkaho leta yafuza insengero, yafuza ibintu byacitse bikavuga muri isi yose, bigasa nkaho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga Imana cyangwa cyo kugira mureke kubeshya, ntaho bihuriye. ntabwo uzaza kwitwikira ikinyoma cy'Imana ngo wice abantu. abo bantu bica n'ab'Imana uburenganzira surabuvana he? nanjye mfite uburenganzira, ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana, bwo kurengera abayo. so ntabwo waza mu ntera ubwoba ngo ntambara. ntambara yantera ubwoba rwose ugomba guhagarara, ndabibabwira, kandi bihagarare bitaragera kure cyangwa bitere n'ibindi bibazo bitoroshye. hagarare. so abari bazi ko ntabizi, ndababwira ngo ndabizi cyane rwose, kandi bisubiremo, bikwiye guhagarara, kagira uburyo binyuramo, kigiye kubakwa, kigiye kubaho, hanyuma no mu nzego za leta, abazikorera, abazirimo, abafite uko bemera, ibyo bemera, ibyo bakurikiza babikurikize mu buryo bw'amategeko, batandukanye ibintu, batandukanye kuba minisitiri ukaba n'umupasitori at the same time. aho ngaho turahitamo kimwe. ntabwo ari icyaha, ushobora kubiba byombi, ushobora no kuba ibintu byose, ariko kugira ngo tutangiza akazi dushinzwe gukorera abanyarwanda, bigomba kugira uko bitandukana. haleluya. ngira ngo ubwo murabyiyumviye namwe yuko ahangaha nyine ntibiraba byoroshye, ariko Nebukadinezari igikoresho cy'Imana, nababwiye ntibyanga bikunze kigomba gukora, kandi Nebukadinezari rwose
ni umuntu Imana yari yashyizeho kugira ngo ayikorere. Niyo mpamvu umurongo wa 34 w'igice cya 4 cya Daniel tubwira ngo nuko jyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Rero umugaragu w'Imana buriya nawe atubwiye ikintu gikomeye cyane, yuko Imana yamuhaye abantu kugira ngo abarindire umutekano. Reka rero Imana idufashe kandi tugirire neza, iduhe kumenya yuko abungeri bo bamaze kunyagwa, ntabwo bagomba gukomeza kuragira uyu mukumbi, kuko barawunyunyuje, baraziriye izibyibushye, izinanutse, izigize ngo ziratumbagira ntibazunze. Bagombaga kujya bafata izibyibushye bakavuga bati wowe urabyibushye, bagakataho bashyira kuyinanutse, ariko kugenza gutyo ahubwo bigiye bishyirira muri bifu byabo. Ubundi none Nebukadinezari Imana yamuhagurukije, ihimbazwe cyane. Reka rero kubw'uyu mugoroba Imana idufashe kandi tugirire neza, iduhe umugisha mu izina rya Yesu. Niko gusaba kwanjye nisabira, nawe ngusabira.